ya bariya nabisezerano ririmo rirasohora. Imana yagiye tubwira ko tuzanywa amazi tukagira ngo tuzayanywa twarohamye, none hubwo bari kuzana amazi y'amagurano. Imana ihabwe icubahiro n'ukuri. Yo nabwiye abantu ko iyo Uwiteka guteye iteka utebeza mu mibyizi. Ndumva tugiye kubyinira Imana ubabaye akaja ku kagari kuko ku murenge baduhaye uburenganzira. Amaye naho badusinyiye, naho basinye. Sawa, ndashimira Imana ko ndi mugufiya, kandi abantu bagufiya mwese mwubahwe, kubera ko nta handi Yesu yaraye usibye kwa Zakayo. Hari ahandi basomye Bibiliya ugasanga hari aho Yesu yaraye. Urakoze nshuti yanjye, yewe urakoze kabisa. Wongereho bukeya, wenda nugera i Musanze nanjye nzakugurira amata. Nukuri kw'Imana nta nakugurira ibintu bitari muri Bibiliya. Ni amata, ni inyama, ni umutsima, ni ibishimbo bite byanyu. Haleluya. Sawa, Bibiliya iravuga ngo wishimye aririmbe, hanyuma ubabaye asenge. Njyewe ndishimye n'indirimba ntagire uwo bigusha, usibye ko abantu basigaye ari bikura nkota bakanaririmba bababaye, ariko ubabaye akwiye gusenga, uwishimye akwiye kuririmba. Dusomere ijambo ry'Imana mu gitabo cya kabiri cy'Abami. Ijambo ry'Imana mu gitabo cya kabiri cy'Abami. Yego Imana ibaho umugisha, Imana ibagirire neza. Gitabo cya kabiri cy'Abami cyangwa se Abami ba kabiri ibice 4. Dusome umurongo mwiza mwiza mwiza. Ni Abami ba kabiri ibice 4 n'umurongo wa 3. Umurongo wa 3 aravuga ngo, aramubwira ati genda utire ibintu birimo ubusa mu baturanyi bawe bose, ariko ntutire bike. Mana yanje nimutanyumva ndabihorera, reka mpanurira abanyumva. Aramubwira ati genda utire ibintu birimo ubusa mu baturanyi bawe bose, ariko ntutire bike. Amen. Akagira ate? Yaganyeza umuntu mwicaranye umubwira utari ibyo Uwiteka yamennye agahanga kuba ugihumeka. Kuba ugihumeka hari ibyo yamennye agahanga. Hari ibintu yamennye agahanga. Kuba ugihumeka hari ibyo yamennye. Buriya hari abo yakame, hari ibintu yamennye agahanga. Cyagihe ugiye gukora impanuka hari ibyo yamennye agahanga. Cyagihe ugeze ku bitaro Satani avuga ngo uracura agakarito hari ibyo wamennye agahanga. Cyagihe Satani ari kuvuga ngo urabura diporome hari ibyo Imana yamennye agahanga ubona diporome. Alala side pola ya fo. Cyagihe bakuroze bari bagize ngo upfe, ariko hari ibyo Imana yamennye agahanga, yabikubise mu gahanga karameneka. Mfite ijambo ryo kuvuga, hari icyo navuga kuri Yesu. Yesu wanje uri umugabo. Durumeri yabuze bamuhagarikira muri iki giterane. Durumeri uriko tayari urampa abana kugira ngo bigende bitenje nishe rungeri kibi byuma mujya kubigura mu kantumaho. Haleluya, haleluya. Baturi kumwe, njyewe ntago nabishinga, navuye kure. Imana yangiriye imbabazi maze inyicazanya n'abakomeye, nta nabishinga. Hanyuma hari igihe mujya gucuranga mukohereza abana, mukohereza abantu batazi gucuranga, kandi mwajya kugura ibyuma mukampamagara ngo nze mbaha amafaranga mu bicurange nanjye ndirimbe. Ndishimye ndi hano i Kabarondo, namwe mwishimye muri Kabarondo. Sawa, mfite ijambo ryo kuvuga, hari icyo navuga kuri Yesu. Yesu wanje uri umugabo. Mfite ijambo ryo kuvuga, hari icyo navuga kuri Yesu. Yesu wanje uri umugabo.
Imana ishimwe kuko nanje nahawe kumenya njyamye mu mahoro niyarashe imbabazi urukundo rwe nirwo rungose ukuboko kw'ibumoso kuratseguye ukw'iburyo kuramfashe ese nabasha kuba njyamye mu mahoro niyarashe imbabazi urukundo rwe nirwo rungose ukuboko kw'ibumoso kuratseguye ukw'iburyo ese nabasha kuba umugisha utanga mwami wanje ntiwongera umubabaro abakumenye bafite amahirwe no ku munsi mubi bazakomera umugisha utanga mwami wanje ntiwongera umubabaro abakumenye bafite amahirwe no ku munsi mubi bazakomera. Aleluya. Ndacanezerewe mwabashumba mwe munyihanganiye ndikumva nkinezerewe ariko ntago nayobewe ibyo nasomye. Abwo nzi iminsi nzamara mpumeka hano ubwo nzi iminsi sigashe ku isi ariko niba ari myinshi ntizapfa ubusa niba ari mikeya ntizapfa ubusa twese we iminsi yanjye ntizapfa ubusa iminsi yanjye shiramo amashyi twumve iminsi yanjye ntizapfa ubusa twese iminsi yanjye ntizapfa ubusa iminsi yanjye ntizapfa ubusa iminsi yanjye ntizapfa ubusa iminsi yawe ntizapfa ubusa iminsi yanjye ntizapfa ubusa. Mureke mbaha amakuru none mureke gucuranga maze ntanga amakuru. Watahana ukavuga uti abantu baturutse Musanze banyuze hano ngiye kubaganiriza ku ijambo rivuga ngo Imana itegeke amaboko afite ibyawe birekuri. Ntago muranyumva ariko ndabihorera bake baranyumva nta kibazo. Imana itegeke amaboko afite ibyawe abigira ate? Bibwira umuntu mwicaranye nta kibazo. Imana itegeke amaboko afite ibyawe abirekuri. Imana itegeke amaboko afite ibyawe abirekuri. Yewe nibirashora amagahanga Uwiteka kamene mu izina ryandi. Sawa vara aro turi kumwe. Reka mbaye amakuru ukuntu Imana ikwiye kubitegeko. Imana itegeka amaboko agufitiye umukazana se mwambwira. Imana itegeka amaboko agufitiye umukwe abure. Imana itegeka amaboko agufitiye akazi akagumane. Imana itegeka amaboko agufitiye ibiryo. Imana itegeka amaboko agufitiye fiyanse twarambesa murekure. Imana itegeka amaboko agufitiye amafaranga ayarekure mu izina ryande. Imana itegeka amaboko agufitiye amabati. Imana itegeka amaboko agufitiye minerivare. Muri iki giterane Imana ikoresha itegeko mu izina ryande yeme bya Yesu. Imana iri mu kazi. Imana iri mu kazi. Sawa none mwumvi bakwikiririze mu izina rya Yesu. Nta badayimoni bakwikiririze. Ndashaka kugira ngo mbabwire ikintu kimwe. Hano Imana yarategetse yakoresheje itegeko. Uyu mugore abahanga bavuga ko uyu mugore yari umupfakazi kandi umugabo we yapfuye ari mideni.
kandi iri deni uyu mugabo yarifashe kubwo gukorera Imana. Yakoreye Imana ku gihe cyo guhigwa kw'abahanuzi. Hanyuma uyu mugabo akajya yiyindikisha kugira ngo abahanuzi baticwa n'inzara. Akajya gufata ideni, yarangiza kujya gufata ideni akagaburira abantu b'Imana. Akavuga ati Imana dukorera ntiyibagirwa imirimo, yakwibagirwa ibindi ariko ntiyayibagirwa. Abantu turi kumwe bazi ko Imana itibagirwa imirimo, nibura hari utwo yazirikana. Imuvuga ngo amena. Hanyuma bene data reka mabwire, Imana ikurindira icyo uzamara, ikakurindira n'icyo wamaze. Iyo ibonye ntacyo uzamara irakwica nkuko abandi bapfa, ariko kubera ko ugihumeka icyo uzamara kirahari, n'icyo wamaze Imana irakizirikana. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Ndababwira ngo iki, mu kwa mbere akajya gufata ideni. Hari igihe mwebwe muvuga ngo umucuruzi ni umupagani, ariko ndashaka kubabwira ko n'uyu mucuruzi yari afite kwihangana. Nje ndacuruza, ariko reba, kuza bwa mbere umuntu akaguha ideni, bwa kabiri umuntu akaguha ideni, bwa gatatu akaguha ideni, bwa kane akaguha ideni. Uyu muntu wese yihanganagara, mushemureka dushire mu gaciro nk'abapandekote. Hanyuma uyu mugabo uko yagiye afata ideni, ngo byageze aho arapfa ideni rimaze kugwira. Mana we, nababaye ngira agahinda, ariko mpita numva mu ijuru hari Imana ifite amaboko. Aleluya. Hanyuma ngo arangije, ngo umwishyuza atangira kuza kwishyuza, atangira kwishyuza wa mugore. Hanyuma wa mugore akagenda amubesha ati nzakwishyura ku wa mbere hagera ati nzakwishyura ku wa gatanu hagera nzakwishyura mu kwa kabiri hagera. Umucuruzi ageze hararambirwa, aravuga ati umva rero wa mugore we, ukomeje kuzana ibintu by'imikino, noneho n'ingaruka nzajyana abana bawe, hanyuma n'indangiza nje kubagira imbata. Mwumva ukuntu gukorera Imana itabyibagirwa. Kandi abadiyakoni ntibashaka bambe hafi, kuko Imana tugiye kuyikorera. Mwibwira umuntu muri kumwe uti niho akazi katangira. Mbega icyo yakurindiye nico tugiye gukora. Niho akazi katangira. Mwumva ikintu cyambabaje. Hanyuma uyu mugore aravuga ati ntacyo genda, uzasanga ntayabo, uzasubashane. Muri iyo minsi ngo Elisa arahanyura. Arangije kuhanyura, ngo hanyuma aramubona, abona uwo muntu w'Imana, amufata ukuboko aramubwira ati vanaho imikino, nturi umuhanuzi. Ati ndiwe. None ibiryo byacu mwariye. Kandi Elisa ntiyari yarabiriyeho, ariko agahinda kamuteye gufata utari we. Aramubwira ati ibiryo byacu aho mwabiririye urakomeza kuzana imikino, ntago abana banje bari bajana. Elisa aramubwira ati none nkugirire nde? Aravuga ati mugabo wanje yarapfuye, afite ideni kandi ry'amafaranga menshi, ariko niweho mwishyuza yaje ndengera. Uwiteka anyura muri Elisa. Nuko muri iki gihe umuntu ari kubwiriza abantu nabo bari kwitekerereza utundi, ariko anyura muri Elisa. Aramubwira ati hari icyo ufite imuhira? Aramubwira ati mfite utuvuta duke. Utwo ufite twose bwira mugenzi wawe, tutwinye umuntu afite nitwasekesha. Mubwire rwose, mubwire ututwinye umuntu afite nitwasekesha. Nitwasekesha ntabwo ari ngombwa kugira ngo ufite amafaranga menshi. Utwinye umuntu afite nitwasekesha. Haleluya. Hanyuma arangije aramubwira ati genda utire mu baturanyi, mujye murabana neza n'abaturanyi. Genda utire mu baturanyi, hanyuma ibikoresho, ariko ntutire biki. Niryo jambo twasomye, ariko ntutire bikeya. Wazana 1000 cyawe, wazana 5 byawe, ntutire biki. Ariko Kazungu we, nitwa Tuyisenge Jean Baptiste, bakunze kunyita Kazungu, kandi nubwo nirabura ndi mwiza nabitewe n'izuba ryambabuye. Nta gahunda yo gutira bike mfite kuri kw'Imana. Noneho nahise ndi gutekereza iri jambo, bakwikiririza nta kibazo. Hanyuma ndi gutekereza iri jambo,
natekereje ukuntu abadiregiteri tuziranye, ntekereza abashumba tuziranye nka bariya bafite ibigega ku rusengero. Kandi mushumba mwakimba mutakimbaye ubwo nanjye narakiguzeho, Imana igiye kuntabara banyima ikigega. Hanyuma ngo umugore ajya gutira ibintu muvuge ngo amen. Yohereza n'abana bajya gutira ibintu baratira mu baturanyi amasafuriya, ibikombe, ingunguru, ibidomoro, ibiduki, bana we bazana mu rugo ngo binjirana n'uwo muntu w'Imana. Ngo bagezeyo umuntu w'Imana arababwira tumva rero musuke muri ibi byose, amavuta byose nibimara kuzura maze mwebwe mumbwiraga ngo mwabura umwukara. Buriya hari ibintu bitsikamira umwuka ariko hari n'ibiwuzamura. Imana ikumpera ibizamura umwuka. hanyuma uyu mugore ngo yasutse mu cyambere abona kiruzuye, mu cya kabiri kiba kiruzuye, mu cya gatatu, mu cya gatatu abisukamo hanyuma agiye kubona byose biruzuye. Muvuge ngo amen amite cyose. Abona byose biruzuye. Gukorera Imana nta gihombo kirimo, Imana irabizirikana. Hanyuma ibyo yadukoreye nibyo byinshi. Mwumva ikintu cyabaye ngo byamaze kuzura, asanga abashumba arabwira ati none Elisa mukozi w'Imana, none ko byuzuye tubigenze gute? Ngo Elisa aramubwira tumva rero genda ucuruze. Ubu ngiye kubagira abacuruzi, mwebwe mwirirwaga mu rugo, mwebwe mubesha ngo muri abahinzi, ngiye kubagira abacuruzi. Mwese mujye Kabarondo, Kayonza, mwikubita Kigali kugira ngo ibintu bize kugenda neza. Hanyuma aya mavuta ngo umugore aramubwira ati genda uyagurishe, asigaye agutungane n'abana bawe. Nawe ahita kubitamo business bag ajya gucuruza. Yirirwaga ari kuvuga ati yeme ati muze mugura amavuta yaturutse ku Uwiteka. Abantu baragura, agira amafaranga ariko agira n'amavuta. Muvuge ngo amen. Agira amafaranga ariko agira n'iki? Hari abantu bagira amafaranga ariko bakagira n'impiri mu mufuka. Ugasanga ariko bati 1000 canje sinagikoraho, 500 yanje sinayavunjisha, ariko 5 yo napfa kuyarekura. Ubu uri kuburamo amavuta. Ufite amafaranga ariko uri kubura amavuta. Uyu mugore rero ngo yavuye gucuruza yarushe. Se mwankurikira mwakabyarama. Haleluya. Yavuye gucuruza afite amafaranga ariko no mu nzu harimo amavuta. Ngo ataha yarushe, ahamagara abana arababwira ati ba bebe, mbega hari amazina nabwo twitwa bikagaragaza ko tutanywesheje amazi umushogoro. Nyine abitwa ba Godanse bahita bitwa ba Gogo, abitwa ba Jandodier bahita bitwa ba Jado, abitwa ba Solange bahita bitwa ba Soso. Biga na amazina nkayo. Iyo Uwiteka atangiye kugutabara amazina ahita ahinduka. Nje nitwa Jean Baptiste, buriya nanjye hari abagenda barihina bakabati ni JB. Abazi kazungu bagahita bavuga bati Brown. Mbega iyo bimaze kwemera bibamaze kwemera, arabahamagara ati narushe, mubanze ako gashushu timugashiremo isukari, hanyuma musonge, hanyuma murebe za nyama zitari izo mu nda. Ngo umugore arata, hanyuma munancuhirize n'amazi. Ibi byose ni Yesu bikora kugira ngo noge mbone uko ndyama. Ngo aryama ameze neza. Amaze kuryama ameze neza, ngo arasinzira, mu gicuku mwishuza arazinduka. Hanyuma arisokoza neza, ubundi akubitamo rwa rukweto ruhagaze bita 4500. Rwa ruri rugenda ruvuga ruti 4500. Hanyuma arangije abana abambika poshi bombo, abakubitamo za nkweto nk'izi zanje zitwa iby'Imana ikora biradutangaza. Nta n'uwabimenya byose uko biri, ariko icyo nzi ko nuko afite umugabane mu ijuru. Haleluya. Asanga umwishuza muri saro, aramubwira ati uje kwenda iki? Aramubwira ati nje kwishuza.
aramubwira tumva rero banza unywe ka cyayi usome n'agasupu ka boyiro, hanyuma maze tubaranwe amafaranga yose nkurimo maze nkwishyure. Umuntu wajya kwishyuza uyu mupfakazi maze akabirya agira aca wagira ngo arakuroze. Ariko uyu mugabo yaravuze ati kamanze bitapfune, hari n'igihe nanasanga ntayafite, ngo anywa agasupu ahekenya na boyiro arenzaho agashusho. Ariko mana icwe ngo abirangije kubirenzaho, ariko mana ndagukunze, mana ndagukunze. Umugore aramubwira ati harya nkuri mangaye? Umwaka wa mbere yarangaye ati naya akuramo umushandiko ati arayabara ati akira. Umwaka wa kabiri ngo arayamuha, arangije kuyamuha umugabo arumirwa, amubwira ijambo rikomeye, aramubwira tumva rero ndangije kukwishura kandi warakoze kwihangana, ndagira ngo nkubwire ijambo rimwe n'aba bana bakubwira irindi. Ijambo rya mbere, ntuzagaruke mu rugo rw'umupfakazi, kuko umugabo w'abapfakazi abaryamyemo. Ntuzagaruke niwe uzanye aya mafaranga, kuko niwe mwishingizi wacu. Abantu Yesu yabereye umwishingizi, mumukomera amashyi rwose, niwe mwishingizi wacu. Kabiri, abana baravuga bati natwe dufite ijambo muze, warakoze kwihanganira mama, ariko reka tukubwire irindi jambo. Se w'imfubyi ahora aryamye mu rugo rw'abamwubaha, ntuzagaruke ukundi, tukwirukanye muri uru rugo. Sinari mwari mugiye kumuha amashyi none muri rorereye sawa. Hanyuma ijambo twasomye ni ijambo rivuga ngo nuko Sisera atera Abimeleki ingasire mu gahanga arakamena. Hanyuma umuntu mwegeranye ntumusakurize, niba ari na Siriyasi umwihorere, ariko umwongorere. Ntumunyeganyeze. Hari abantu bavuga bati subu njyewe n'icubahiro cyanjye ceceka sha, iyo atabimena agahanga ntago bawigamitse bene ako kageni. Ujurire kura nuko yabimenya agahanga. Sanga rero umuntu ngo PhD yanje, oya sha PhD yawe nta bantu mwiganye ntibarangize, nta bantu si mwiganye ntibabone n'akazi. Mushe muravuga muti hari ibyo wamenya agahanga. Niyo duhinze ibirayi bikera yamenya agahanga, kubera ko hari abantu bazindukana ibikoni bagakubitamo kugira ngo bitera, ariko ikabimena agahanga bikera. Abantu kubyara si n'ibya buri wese, ngo ngewe ngo mfite ngo abana ngo 10 ngo ubwo se Imana ntiyambahote ceceka, nuko hari ibyo yamenye iki. Ngaho mwongorera umubwira uti wabara ibintu yamenya agahanga mu buzima bwawe. Nibura mu buzima bwawe wabibara bikagutera gukorera Imana, wabibara. Ariko Yesu we hari ibyo wamenya agahanga, ntabwo nakwishinga abantu kugira ngo mbone diplome. Hari ibyo wamenya agahanga kugira ngo nkore ubukwe, hari ibyo wamenya agahanga nshingiye kuko hari ibyo wamenya agahanga. Tugiye gukemura ikibazo cy'Imana, simwavuga ngo amen? Ese nje ndabishinga? Ntago ndabishinga. Nje nagiye muri segonderi nambaye agasarubeti, siko mama yari yanguriye, se yari afite undi mwenda. Na agasarubete kari gafite inkweto, gafite n'ipantaro n'umupira naga, ko siko najanye muri segonderi.